Yesu ashimwe cyane bene data, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha Imana yo mu ijuru itanga ibonekane kuri twebwe twese, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Ndanezerewe cyane kuri uyu munsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi w'igitangaza. Ni byiza ko Imana yawukongere nanjye ikawunyongera, hari abatabibonye kubera ko umunsi wabo warangiye cyangwa se urugendo rwabo rwarangiye muri iyi si y'abazima. Ushima Imana rero kuba ikiri muzima, izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Tugiye gutangira dusenga rero kugira ngo turagize Imana gahunda zacu tugiye gukora muri aka kanya kugira ngo ishorere ijambo kandi ribe ry'imbaraga mu mitima yacu. Reka dusenge. Mana, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko dukunda, uri umukozi w'umuhanga, Imana ishobora byose. Turagushimiye kubera ko wabaye mu ruhande rwacu. Tugiye kumva ijambo ryawe ribe ry'imbaraga, ribe ryo kutuzahura, ijambo ryawe ribe ryo kudukomeza, ribe ryo kutwambika imbaraga. Mana, ijambo ryawe ribe umutsima utera imbaraga mu buryo bw'ubugingo, udukomereze muri uru rugendo kandi udukomeze ku manywa na nijoro, uduhe gukiranuka kugira ngo tuzagere muri ubwo bwami bwawe. Mwami Imana, urakoze kuri kumwe natwe, nukomeze kuducira inzira muri byose, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Aleluya. Imana ishimwe cyane rero kuko n'ubundi twongeye umunsi mwiza wo kumva ijambo ryayo. Hari icyatumye Imana ikomeza kukurinda nanjye ndinda, ni ukugira ngo ikomeze tugezeho iki dushakaho, duhindukirire kuyimenya no kuyizera. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Ni amazina yanjye, nitwa Denise, turamenyeranye kuri iyi YouTube channel kugira ngo twumve ijambo ry'Imana n'ikimana idushakaho. Nkabandi umubwiriza butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Ngwino nawe dufatanye kuvuga izi nkuru z'Imana, tubisakaza hirya no hino kugira ngo Imana itugirire neza kandi n'abandi nabo tubakangurire kumenya iby'ubu bwami bwo mu ijuru. Izina ry'Imana rishimwe. Nubundi rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Birashoboka ko wabuze izo nkuru, birashoboka ko umaze igihe ubyumva, ariko uyu munsi byongere bijye mu matwi yawe kandi ikiruta byose bigume ku nkingi z'umutima wawe kugira ngo Imana ishimwe cyane kandi ishyirwe hejuru. Amen. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abacamanza, Abacamanza ibice byaho 16. Turasoma ku murongo waho wa 28 niho turahera. Izi ni inkuru za Samsoni. Samsoni mwese muramuzi, birashoboka ko niba utanamuzi uyu munsi reka mukubwire. Yari umusore cyangwa se umugabo ariko wavutse aje gucungura ubwoko bw'Imana. Yavutse aje ari nk'incungu. Abisirayeli gihe bari barakandamijwe cyane. Cyo gihe bari mu bibazo by'Abafilisitiya bahora babica umusubirizo. Imana itanga Samsoni nk'igisubizo ku Bisirayeli. Arangije ariko yaje guhura n'intambara zikomeye, yaje guhura n'ibigeragezo, aza guhura n'ibishuko. Amahirwe yari yarahawe cyangwa se misiyo yari yaramuzanye bituma Satani amwinjirira, amenya aho akura imbaraga, bituma Satani amwicira umugambi. Ariko nubwo yaje kwica uwo mugambi, ntabwo byatumye imbaraga z'Imana ziva kuri Samsoni. Imana ishimwe. Ntabwo zatumye ubutwari bw'Imana n'icyo yari yaramugambiriyeho biva kuri we. Imana ishimye ko itugirira imbabazi, kandi niyo dutanye, niyo tugiye mu byaha, niyo dusa nk'abasubiye inyuma, Imana ntitureka. Icyo nicyo cyiza cy'Imana. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Samsoni abaho, bamukuramo amaso, bituma asa nk'ucitse intege. Umusatsi we barawogosha kandi niwe watumaga agira imbaraga. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, Samsoni ntibyatumye Imana imuvanaho amaboko. Imana irigarura. Birashoboka ko waba uri mu gihano nawe, birashoboka ko waba aramenye ibanga zaho ukura imbaraga, birashoboka ko waba usa nkaho watakaje amahirwe yawe. Ariko uyu munsi tugiye kongera twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri wowe nanjye baba baratakaje amahirwe. Waba uri kubona ubuzima bwawe busa nk'ubwahagaze, waba uri kubona aho icyo wari wubatseho gisa nk'icyatakaye, ukabubona ubuzima ntacyo usigaje kubona ku isi, ukabubona iherezo ryarageze. Nagira nkubwire ngo ntiriragera. Uwiteka Imana gufiteho umugambi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana mu Bacamanza 16:28 kugira ngo twumve icyo havuga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo nuko Samsoni atakambira Uwiteka, aravuga ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mpa imbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo nkorere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Amen. Samsoni yaje kugera igihe bamukuramo amaso,
abo ni abanzi be, bamwivuga hejuru, baramutoteza, bamukorera ubugome bwinshi cyane. Ariko kuko Imana igira neza kandi kuko Imana igira imbabazi, yongeye kumvira Samusoni. Ijambo ryavuze ngo nuko Samusoni atakambira Imana, arongera aratakamba, arongera aringinga, aravuga ngo Mana nyibuka, ongera unyibuke, naho waba waranyibagiwe nubwo Imana itatwibagirwa, ariko ongera unyibuke. Birashoboka yuko hari ibibazo bikugeraho ukagira ngo Imana yarakwibagiwe. Mukuri siko biri, kuko Imana ihanze amaso wewe ubwawe buri munsi, ntisinzira, ntiryamye, ihora iri maso ku buzima bwawe kugira ngo imigambi y'incakuri idasohora ku buzima bwawe. Samusoni agira ngo Imana yaramutereranye, ariko mu by'ukuri ntiyamutereranye. Birashoboka ko ushobora kubona uri mu ntambara, uri mu bibazo byinshi, kubona bidakemuka, ahari ukagira ngo Imana yaragutereranye. Ntabwo yagutereranye. Imana iri iruhande rwawe, no kubinyuramo, no kububicamo, bukira bukaramuka, abandi babigwamo. Izo ni imbaraga z'Imana. Imana iri bugufi bwawe. Ariko Samusoni arongera aratakamba, abwira Imana ngo Mana ndakwinginze, Uwiteka Mana ndakwinginze, nyibuka. Amen. Aravuga ati Mana nyibuka, mporera amaso yanjye, nyibuka uyu munsi nanjye umpe guhora, nyibuka Mana, nyibuka uhorera ibyanjye byatwawe, nyibuka, kugira ngo abantu bose babone ko uri Uwiteka Imana. Izina ry'Imana rishimwe. Samusoni nubwo yari yarahuye n'ibyo bibazo byo kuvamo amaso, ariko Imana ntiyigeze imwirengagiza. Samusoni nubwo yahuye n'intambara akamena ibanga, bigatuma bamenya aho imbaraga ze ziva, ntabwo Imana yigeze imuta. Nshuti mwene data, mugenzi uri kumvira ijambo, Imana ntabwo yigeze iguta, Imana ntiyigeze ikureka. Birashoboka ko Imana hari umugisha yari yaraguhaye ukawitwaramo nabi. Birashoboka ko hari amahirwe yari ari ku buzima bwawe ukayatakaza. Ibyo birashoboka. Birashoboka yuko hari ibizazane byakwinjiriye mu buzima bigatuma usa nk'unogowemo amaso. Ibaze nta maso ufite, ntabwo ugenda, nubwo wagenda ugenda bakurandata, ugenda mbese utisanzuye, kuko ntabwo wijyana aho ushaka, ntabwo bikoroyeye, ubuzima bwahindutse. Birashoboka ko hari icyavuye mu buzima bwawe ukabona ko usenyutse rwose. Birashoboka yuko hari icyahungabanyije ubuzima bwawe ukabona iherezo rirarangiye, ariko ntabwo rirangiye, hari andi mahirwe ku buzima bwawe. Birashoboka ko amahirwe ya mbere yagiye, ariko uyu munsi washobora gutakambira Imana. Imana yakugirira neza, kandi Imana yakwibuka igahorera uwo mugisha wawe, igahorera ayo mahirwe yavuye ku buzima bwawe. Birashoboka ko Imana yahorera ayo mashuri yawe wacikirije maze ikakuzanira andi. Birashoboka ko Imana yahorera urwo rugo rwawe Satani yasenyuye. Ibyo birashoboka. Takambira Imana, ahubwo ibwire ngo Mana mporera aka kanya kanone, ongera umpa imbaraga, horera icyo nabuze, Mana mporera. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Samusoni aratakamba, ahubwo aho uri muri icyo kibazo uri gutakamba cyangwa uri icecekeye, aho uri muri icyo kibazo uri kubwira Imana ngo nyibuka, ongera umpa imbaraga, Mana ongera ugira icyo ukora, cyangwa wibereye mu magambo yandi. Ese aho ngaho uri muri icyo kibazo uri gutakambira Imana ngo ongera ugire icyo nkorera, bwira Imana ihorere. Weho ntiwavuyemo amaso, ariko hari ikindi cyakuvuyeho cyari cy'umugisha, hari ikindi cyabuze ku buzima bwawe kandi wari ugifite. Ongera ubwira Imana, takambira Imana, uyibwire uti nyine horera iki ngiki nabuze. Bivuze ngo kugihorera nuko irakuzanira inyishyu, iragushumbusha, irongera iguha imbaraga, irongera ikikuzanire. Birashoboka itanakuzanira nka cya kindi cya mbere, ariko ikakuzanira ikirutaho. Imana irabishoboye. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Samusoni ahorera amaso ye. Abafilisitiya bari bazi ko bamurangije. Abafilisitiya bari bazi ko ntacyo azongera gukora. Abafilisitiya bari bazi ko ibyo byarangiye. Abafilisitiya bari bazi ko iherezo ryageze, ariko ntago ariko byari biri, kuko hari hakiri andi mahirwe ya kabiri. Mwene data uri kumvira ijambo, birashoboka ko Abafilisitiya babandi babanzi bawe, babandi batakwifuriza neza, bazi ko bamaze kugufata, bazi ko bamaze kukurangiza, bazi ko byamaze kurangira, bazi ko utazongera kubyuka, bazi ko bagukuyemo amaso, bazi ko bakurangirije ubuzima. Ariko nagira nkubwire ngo ntago ariko bimeze. Wiheranwa nako gahinda, wiheranwa n'izo ntambara, wiheranwa n'ibyo gutekerezaho, ahubwo ngera ubwira Imana ati Mana yo mwijuru, ongera uhorere amaso yanjye. Bwira Imana ngo horera. Wewe uyibwira icyo wabuze, ntuyibwire
yibwira amaso oya, ahubwo yibwira iti horera urugo rwanjye, horera abana banjye satani yatwaye mu biyobyabwenge akababuza amahoro. Wongera ubwira Imana ati horera umugore wanjye satani ari kwiba ubwenge. Wongera ubwira Imana ati horera umutungo wanjye satani yibye. Bwira Imana wowe icyo wabuze, bwira Imana icyo Abafilisitiya bakunyaze, yibwire kugira ngo iguhorere, kuko ni Imana y'inyembaraga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Wibiterera aho ngo uvuga ngo byararangiye, wivuga ngo ntacyo nakongera kwigezaho. Birashoboka ko wakigezaho, kuko Imana yabasha guhorera icyo ngicyo wabuze nyine. Izina ry'Imana rishimye. Bwira Imana ngo Mana horera umubiri wanjye, horera umubiri wanjye umazeho indwara igihe kinini. Bwira Imana ati Mana horera umutungo wanjye satani yatwaye, yibwira ibasha guhora. Bwira Imana ati Mana horera urugo rwanjye satani ashaka gusenyura akazanamo umwuka mubi, yibwire weho, yibwira ikikuruhije. Bwira Imana ati Mana horera ubukene satani yanteje bukureho, kuko Imana irabishoboye. Imana irashaka kugira ngo utakambe. Samusoni ataratakamba ntabwo Imana yigeze imuhorera, ariko arayinginga, arayitakambira, arabanga ushobora byose, uri umunyembaraga, ongera umpa imbaraga gato gusa, uhorera amaso yanjye. Imana ihorera icyo ngicyo wabuze. Imana ihindure uko abantu bakubonaga. Imana yo mu ijuru ifite imbaraga, ihindure uko abanzi bakubonaga. Birashoboka ko bazi ko bakubiseho urusyo, birashoboka ko bazi ko byarangiye, ariko ndakubwira ngo ntibirarangira. Imana ihorere ayo mahirwe yawe. Imana ihorere icyo wabuze mu buzima bwawe ugahungabana. Imana nihorere icyo kintu cy'agaciro wabuze ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Imana ibasha guhora. Imana nihora neza. Weho ntabwo uzajya guhora kuko nta mbaraga ufite. Guhora no kwiteka Imana niko ijambo rivuga. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru cyane. Samusoni nubwo yarasa nk'uwatatiriye indahiro yagiranye n'Imana, Samusoni nubwo yarasa nk'uwakoze icyo Imana itamutumye, kuko ntabwo Imana yaramutumye ngo azavuga imbaraga ze ziva, ariko Imana imugirira imbabazi. Imana ni Imana y'imbabazi. Mwene data, birashoboka ko Imana yaguhaye akazi ukakifatamo nabi, bikakuviramo ingaruka zo kwirukanwa. Birashoboka, ariko nagira nkubwire ngo ca bugufi imbere y'Imana, uyibwira ati Imana horera akazi kanjye nabuze. Imana ikuzane handi mahirwe ya kabiri. Hari amahirwe watakaje mu buzima, hari amahirwe wabuze, hari umugisha wari ufite uragenda, hari icyatakaye ku buzima bwawe, ariko ndakurarikira kugira ngo Imana igarure amahirwe ku buzima bwawe. Imana ibasha gutanga andi mahirwe nk'uko yahaye Samusoni. Imana ntibika inzika. Iyo ibika inzika ntabwo iba yaragiriye neza Samusoni ngo ihorere amaso ye, ariko kuko ari Imana y'urukundo yongera kumuha imbaraga. Samusoni ahorera amaso ye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muntu uri kumvira ijambo, Imana ihorere icyo ngicyo nyine wabuze. Imana igarura amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Imana yongera iguha imbaraga. Imana yongera iguhe gukomera. Imana igutabarire mu maso y'Abafilisitiya. Imana iguhera imbaraga aho bari bazi ko byarangiye. Imana iguhera imbaraga aho wari warasubiriye inyuma. Imana ikwambikira imbaraga aho byari byaracitse. Imana yo mu ijuru yongera iguha imbaraga ku bari baragukwenye ngo byararangiye. Ntibyari byarangira, ufite umurengezi, ntibirarangira ibyawe. Haguruka uburana ibyawe, haguruka ushora urubanza. Hamagara Imana, yibwira ati Imana wakongera ukampa imbaraga nk'uko wari warazimpaye mbere. Birashoboka ko hari uko Imana yarakugize ukaba warasubiye inyuma mu buryo bw'imibereho se, mu buryo bw'ubuzima, ariko nagira nkubwire ngo Abafilisitiya imigambi yabo ntizahama ku buzima bwawe. Bashobora kubona ko bikunze ibyo bakwifurizaga, ariko si ryo herezo. Hari iherezo mu biganza by'Imana, hari iherezo ku Mana yakuremye, niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Izina ry'Imana rishimwe. Samusoni ararira, aratabaza, aratakamba, abwira Imana ngo Mana uhorera amaso yanjye, wongera umpa imbaraga z'aka kanya, uhorera amaso yanjye. Ubwira Imana ati Mana nubwo nanyazwe nkanyaguye umugisha wowe uvuge. Aho urumvirira ijambo uyibwira ati Mana nubwo nanyazwe iki ngiki, nubwo hari icyanjye cyagiye, ariko Mana ugihorere. Uyibwire birashoboka ko wanyazwe. Nshuti yawe y'umusore mwari mufite gahunda yo kubaka urugo, ibyo birashoboka. Ubwira Imana ati mporera, uzana amahirwe ya kabiri ku buzima bwanjye. Birashoboka ko wanyazwe umukobwa mwari inshuti, mwenda kubaka urugo, ariko Satani ntumenye ukuntu abigenje, ntumenye ukuntu Abafilisitiya babyivanzemo. Abafilisitiya baratera
barateranya, Abafilisitiya barasenya. Abo ngabo birashoboka ko bakugezeho, ntumenye ko bakugezeho, ukabona byakwikubiseho. Wongera ubwira Imana, uyibwira uti ndashaka amahirwe ya kabiri ku buzima bwanjye. Mana yo mwijuru, birashoboka ko hari uko Imana yari yarakugize, diplome yawe Satani akayitesha agaciro. Ibyo byose birashoboka, ariko ubwira Imana ati nzi ko ufite imbaraga. Horera iki ngiki Satani yanyaze, horera amahirwe yanjye, horera ubuzima bwanjye Satani yishe. Nukuri Samusoni kugukuramo amaso, birashoboka ko yarataye kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwe, kwizera kongera kuho byari byaranze. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, Abafilisitiya bishimye bavuga bati awa turamukoze, ariko ntago ariko Imana yabibonaga. Yarongeye atakambira Imana, arayibwira ati rimwe gusa Mana uhorera amaso yanjye. Imana iramwumvira, Imana imuha imbaraga, ahorera amaso ye. Icyo wanyazwe uyu munsi Imana igihorere. Icyo wabuze uyu munsi Imana ikuzanira andi mahirwe. Ayatambutse yaratambutse, ariko nagira nkubwire ngo hanga amaso Imana, yihamagare, yibwira ati Imana uhorere iki ngiki nabuze. Uyikibwire. Buri muntu mu buzima bwe hari icyo yabuze, hari icyo atakaje, kandi cyari icy'umumaro. Birashoboka ko waba warabyiteye ariko utabizi, kuko nta muntu wifuriza ikibi. Birashoboka rwose ko waba warahuye n'ibizazane, ariko iwe akaba ari wowe wenda mbarutso yabiteye. Ntago wari ubizi kuko ntiwifurije ibibi. Ariko ndakubwira ngo mbaraga z'Imana, gukomera kw'Imana ko ntikuzava ku buzima bwawe. Imana iri bugufi bwawe kugira ngo igutabare. Bwira Imana ihorere amaso yawe. Amen. Birashoboka ko amaso yawe ari urukundo Imana yari yatanze mu rugo, ariko ukabubona Satani yarutwaye. Hamagara Imana, wirekeraho, takamba, tabaza, yibwira ati Imana horera urukundo Satani yatwaye muri uru rugo. Ingingo Imana. Birashoboka ko wowe n'uwo mwubakanye mwari mwibaniye amahoro, ukabona Satani yarazanyemo intambara. Abo n'Abafilisitiya baguhagurukiye, bari kukwishima hejuru nyine, bagaragaga nk'abadayimoni, bari kuguseka, bari kuvuga ati awa hamwe tukwemeze. Ariko nagira nkubwire ngo wiheranwa n'ako gahinda, wiheranwa n'ibyo bibazo, ahubwo tekereza ko hari andi mahirwe, maze uzuhamagara Imana uyiyegereze. Hari amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Birashoboka ko hari umutunzi, hari uko Imana yarakugize, ufite ubushobozi, ufite amafaranga, Satani akaguteza inyatsi, akaguteza ubukene, ukabusigaye ntacyo ufite, ukabusigaye usaba. Nagira nkubwire ngo hari amahirwe ku buzima bwawe. Bwira Imana ati Imana horera ubushobozi wari warampaye, ndagarutse imbere yawe. Mana rimwe gusa ongera umpa amahirwe, rimwe gusa ongera ungirire neza. Ongera ubwira Imana ati horera icyo wari warampaye, icyo wabuze nyine, icyo wabuze cy'umumaro ku buzima bwawe. Ubwira Imana ya Israeli kugira ngo igihorere. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya, haleluya. Samusoni yizera ko Imana ifite kumurengera, yizera ko Imana ifite kumutabara, arayitakambira gusa. Imana irigaragaza ku buzima bwe. Mwene data, nshuti yanjye, hari icyo wabuze, hari icyo Satani yakunyaze. Abafilisitiya bari kuguseka, bazi ko bamaze kugufata nk'imbohe, ariko si uko bimeze, ariko si uko bizarangira, kuko hari andi mahirwe ku buzima bwawe. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya. Bwira Imana ihorere icyo ngicyo wabuze, ihorere akazi kawe. Ubwira Imana iguhorere, ubwira Imana ikurengere, ubwira Imana rimwe gusa yongere kugaruka ku buzima bwawe, kugira ngo Imana ishimwe. Uyu munsi Imana iguhorere, guha imbaraga z'uyu munsi, maze uzamuke, wongere ugire imbaraga, wongere ugire ijambo, wongere witwa amazina meza, wongere bakwita ati madamu kanaka, wongere bakwita ati Imana yamugiriye neza, wongere bakwita ati dore iriya n'inzu ye n'imodoka ye. Imana yo mu ijuru ihorere icyo wabuze. Uyu munsi wa none Imana ikugarureho amahirwe ya kabiri. Birashoboka ko rwose umaze igihe muri izo ntambara, birashoboka ko Abafilisitiya bamaze igihe bagufashe nk'imbohe, ukaba urwaye, ko umaze igihe mu bibazo, mu ntambara. Ariko nagira nkubwire ngo Abafilisitiya nta jambo bagufiteho. Ijambo ryabo rirarangiye kuri uyu munsi wa none. Ijambo ryabo rigize iherezo. Ijambo rya Imana ije gutegeka. Imana igiye kongera kuguha imbaraga. Babuze ijambo ku buzima bwawe, babuze amatiku ku buzima bwawe. Abafilisitiya Imana ibyabira birangije kuri uyu munsi, kuko uhagurutse kubwira Imana ati uyu munsi umporere Mana, uyu munsi uhorere icyo nabuze, uyu munsi Uwiteka Imana ikugirire neza ku buzima bwawe. Haguruka dusenge, haguruka twambara imbaraga, haguruka dutabaze, haguruka dutakira Imana, uyibwire ngo Mana uhorere iki ngiki. Wewe urakizi icyabuze ku buzima bwawe ugahungabana, wewe urakizi icyabuze mu buzima bwawe ukagubwa nabi, wewe urakizi icyabuze mu buzima bwawe ukabusiga ugenda udandabira utazi iherezo ry'ubuzima bwawe.
icyo ngicyo nyine ubwira Imana igihorere. Izina ry'Imana rishimwe. Birashoka ko wamaze igihe kinini wicaye mu rugo kubera uburwayi, ubwira Imana ihorere umubiri wawe, izana amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe, uhaguruke n'imbaraga nyinshi gusumbya uko wahagurutse mbere. Imana ishimwe. Turanezerewe kuko Imana idukunda. Samusoni ngo munsi Imana imuha imbaraga, ngo yisha abantu atigeze yica kuva mbere cyangwa se kuva gitangira uwo murimo wo gucungura Abisirayeli. Uyu munsi Imana ya Isirayeli ntabwo ikurarikira wowe ngo ujye kwica, ahubwo irakurarikira kugira ngo uhaguruke n'imbaraga. Ariko nyine nuhaguruka Abafilisitiya bazapfa. Gupfa si uko uzaba ubishe mu buryo bw'umubiri, ahubwo nuko uzaba ubishe mu buryo bw'ibitekerezo. Hari uko Abafilisitiya bagufataga, hari uko Abafilisitiya bakubonaga, hari uko wabonaga bidashoboka, hari uko bari bazi ko bakurangije. Uriya twamugejejeyo azongera ahaguruke, ntazongera kubaka, ntawe uzamukunda, azajya kudepoza he, nta jambo afite, byaramucanze. Ariko nagira nkubwire ngo iyo ni imigambi y'Abafilisitiya. Bazi ko bakurangije ariko ntibirarangira. Ngwino tuburana amahirwe yawe, haguruka uburana amahirwe yawe. Bwira Imana ati nari naratangiye kwiga none byacitsemo kabiri, singishoboye gukomeza. Bwira Imana ati horera amashuri yanjye Mana yanjye, nari narubatse urugo none Satani yararusenye. Ubwira Imana ati Mana horera urugo rwanjye ngiriye neza, nzanira amahirwe ya kabiri kuko urayatanga. Imana itanga amahirwe ya kabiri. Imana ishimwe. Bwira Imana ati Mana nari mfite ubushobozi none sinzi ukuntu byagenze, sigaye mbura n'icyo kurya. Imana igarure amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Kandi nigarura imbaraga ku buzima bwawe, urahaguruka, uragira imbaraga gusumbya izo wagize mbere. Mwene data, aho uri hose, aho urumvirira ijambo, utakambira Imana, uyibwira ati Mana uzana amahirwe ya kabiri ku buzima bwanjye, uhorere umugisha wanjye wabuze. Mana data wa twese, umpe n'indishyi z'akababaro kuko ubishoboye. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana igukomeze. Aho uri hose, aho urumvirira ijambo, utakambira Imana, wiheranwa n'agahinda, wiheranwa n'ibyo bakuvuga, wiheranwa no kugutoteza, wiheranwa n'ubukene waba urimo, wiheranwa no kumva kuri wenyine. Ntabwo uri wenyine. Nubwo Samusoni yari bagicibwa basa nk'abamutaye ari imbohe, ariko Imana yari bugufi bwe, yarayitakambiye irumva. Imana ishimwe. Birashoboka ko waba warabwiye abantu mu bibazo byawe bakanga kukumva. Ibyo birashoboka. Birashoboka ko waba waratakiye umugabo wawe, umwana wawe, uwo wizeraga ntakumvire, ariko nutakambira Imana hari uko irakumva, ikazana amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Reka dusenge kugira ngo Imana idutabare kandi Imana idukomeze. Mana yacu, Mana ifite imbaraga n'ubutwari, Imana ifite inkomezi, turagushimiye ko ushobora byose, turagushimiye ko uteye ubwoba, Imana y'imbaraga ku buzima bwacu. Uwiteka ubasha kuzana amahirwe ya kabiri ku bantu bawe. Abantu bawe nubwo bahuye n'intambara bagahura n'ibigeragezo, Satani akabanogoramo amaso, ariko ntibirarangira. Ijambo ryawe ravuze ngo ubasha kugarura amahirwe ya kabiri kandi ugatanga imbaraga gusumbya izambere. Ndakwinginze kugira ngo buri wese urumvira ijambo, Mana uhorere icyo yabuze, uhorere icyatakaye ku buzima bwe, Mana uhorere ikimugoye cyari kimubabaje, Mana umukure mu gahinda yari arimo ameze nk'imbohe. Murengere kuko ushobora byose Mana. Urakoze kuri mwiza. Iri jambo buri wese riragera aho umukomeze, kandi buri wese umuha imbaraga, muha amahirwe ya kabiri ku buzima bwe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana rero horera amaso yawe mwene data urumvira ijambo. Imana iguha umugisha cyane. Niba ukunda iri jambo ry'Imana ritambuka kuri YouTube channel, ujye ukora subscribe, comment, share, ubisakaze hirya no hino kugira ngo n'abandi ribakomeze bakunda ubwami bwo mu ijuru kandi bashaka gukomezwa n'Imana muri urugendo rwa buri munsi turimo, kuko n'urugendo rutoroheye umuntu wese, ariko turi kumwe n'Imana tuzanesha. Imana ibagirire neza kandi bahumugisha muri byose. Murakoze.